neza turabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Iyi ni Gatigisimu Room, icyumba cy'uruganiriro shuri aho tuganira ubukristo no gusobanukirwa ibyabwo, kandi ni naho twigira Bibiliya n'inyigisho zitandukanye bijyanye. Uyu munsi ni ijoro twibukamo ivuka rya Kristo, ari byo twita Noheli. Mu murage wa Gikristo uyu munsi ni wo twibukaho isabukuru y'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi nibwo twibuka amavuko ye. Ubu rero ubusanzwe uwo munsi ujyana n'ibyishimo, ujyana no kunezerwa, kubera ko kuvuka kwe kwatabaye abatuye iyi si. Mu Rwanda harimo uruhererekanye rw'abatabazi b'uburyo butandukanye, harimo ba Kibogo, harimo n'abandi benshi turata kandi dushima, ariko kandi muri urwo rusange rw'abatabazi dufite umutabazi twibuka ivuka rye uyu munsi kandi uruta bose. Gatigisimu Room rero, inzu y'ubwigisha bwa Gikristo, ntiyabura icyo ivuga ku munsi w'amavuko wa Kristo. Niyo mpamvu twabukereye ngo turirimbane n'abandi, nezerwa cyane wasiwe, nezerwa cyane, atari uko ibibazo bitagihari, ahubwo kubera ko ufite umutabazi. Ntabwo rero twaceceka kuri Noheli. Icyumba cyacu kirakinguye ngo kirangurure kivuge iby'uwo Kristo twibuka kuvuka kwe uyu munsi. Nagize ngo tuganire ku nsanganyamatsiko igira iti Noheli, ubuzima bukiduhinyuza. Rwagati mu munezero wo kuvuka kwa Kristo, Gatigisimu Room yatekereje ko ari byiza ko muri iri vuka rya Kristo twakira ihurizo duhabwa n'ivuka ry'umwami Yesu. Noheli, ubuzima bukiduhinyuza, cyangwa se ivuka rya Kristo, ubuzima bukiduhinyuza. Hari ahantu kera bitaga Ruhinyuza inyanda, umusozi muremure w'inyanda zitabashaga kuzamuka. Ubuzima bwa Kristo nabwo busa nk'aho buhinyuza benshi. Benshi iyo babubonye n'ibyo barimo bakora n'uko barimo babaho, ushatse wabwima inyito ubuzima, kubera ko adusiga cyane. Reka rero muri uwo munezero wo kwishimira ko Kristo yavutse, dufate iminota mike dutekereza ku ihurizo adusigira mu mibereho ye. Nk'uko bisanzwe ku masabukuru yandi y'abandi bantu twishimira amavuko, iyo baguhaye ijambo uvuga ku buzima bw'uwavutse, icyo umushimira n'ibindi bijyanye. Natwe rero kuri uyu munsi w'ivuka rya Kristo hari ibintu bikeya twashakaga kuvuga tumushimira, ariko kandi bikiduhinyuza. Cya mbere, yaranzwe n'urukundo. Ntabwo mu mibereho ye yabayeho ari umuntu wibanza cyangwa ngo yikunde kurusha uko akunda abandi, ahubwo ubuzima bwe bwose bwaranzwe no kubanza abandi, kwiyibagirwa, ndetse n'aho byasabye ikiguzi cy'amaraso yemeye kuyamena kugira ngo ubuzima bw'abandi burokoke. Ni umwarimu w'urukundo mu babayeho bose. Iyo usomye inkuru ze z'imibereho, usanga nta muntu ufite urukundo rusa n'urwa Yesu. Abasogongeye urwo rukundo rwe nibo bagiye bahanika bakaririmba bati
nabonye umukunzi mwiza kandi yankunze namuzi. Abandi bati nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Urukundo rwe nubwo mu isi hari hasanzwe gukunda, ariko rwaje rufite umwihariko. Abakunda muri iyi si bafite ibyo babanza kugenderaho, ariko urukundo rwe ni ukuri rwari umwihariko. Ngo yapfuye ndetse apfira abanyabyaha, atari uko batunganye, ahubwo bapfira bakiri n'abanyabyaha. Icyo ni kimwe mu byaranze ubuzima bwe, urukundo rwemera gupfira inshuti ze. Ikindi gikomeye cyaranze ubuzima bwe, yaranzwe no kuba umunyamahoro. Ni abantu bakeya muri iyi si bajya bashobora kubiba amahoro, dore ko mu isi ya none tuzengurutswe n'intambara z'urudaca. We yumvaga ko iyo umuntu agukoshereje nawe ugahora, kagukosereza nawe ugahora, uruhererekanye rwo guhora rutajya rurangira, bityo mugahora mu ntambara. Yajyaga inama z'uko umuntu naba aguhohoteye cyangwa kugira nabi, wowe uba ukwiriye kureba uko wabihosha, aribyo byitwa guhindura irindi tama. Ni nko kuvuga ntabwo nongera kugira icyo nkora ku byo ukoze kugira ngo turebe ko byarangira. Disi hari abategetsi benshi ibyo bitanyura, ariko kandi we uko niko yabayeho. Guhosha uburakari no guhosha imijinya atabikoreye kwihorera. Uru Rwanda rwacu n'amateka yacu n'ibyo tunyuramo, hari byinshi byagiye bitubaho, guhora bibaye aricyo gisubizo, ntabwo twazarekeraho, nta nubwo twazava mu ntambara. Yabayeho arangwa n'amahoro, guhora yumva ko ibikurura inzigo bitajya bishira, cyangwa se gukomeza gushaka kwihorera ko bitazana igisubizo kirambye. Nguko uko yiberagaho. Ikindi cya gatatu gikomeye, yaranzwe no kubabarira. Yesu Kristo turimo twizihiza ubuzima bw'uyu munsi, twishimira amavuko ye, ni umuntu wabayeho ababarira umukoshereje. Ibi nibyo ndimo mvuga biduhinyuza na n'aya magingo. Ntabwo yababariraga bisanzwe. Mu Rwanda rwacu hariho ikintu cyo gutanga imbabazi, ariko byagera ku kuba wakoze icyo bitaga amahano, bakakujugunya mu nyanja. Cyane ubwo nk'abakesha cyangwa se abari, niko byari, nta mbabazi zari ziriho ku byaha bimwe na bimwe. Ariko we yari afite imbabazi ndetse kuri buri cyaha. Yabaga yiteguye guha amahirwe uwamukoshereje, amahirwe menshi ashoboka kugira ngo yikosore maze ahinduke mwiza. Ibyo nabyo byaranze ubuzima bwe, ndetse bivugwa ko no mu gihe abishi be bari bamumereye nabi, nabo ubwabo atatinye kubahereza imbabazi. Ubuzima bukiduhinyuza, imibereho ikiduhinyuza. Nta muntu wavuga Noheli ngo ayivuge arye gusa agende, yibagirwe imibereho iteye ubwoba nk'iyi. Ikindi cyamuranze cya kane, yaranzwe no kwiyoroshya. Yari umuntu ukomeye mu mateka yasomye, ubwo ndavuga imva n'imvano ye, ariko aje mu isi yicisha bugufi, ntiyisumbukuruza, aba mugufi, aho mu bugufi bwe Imana iramubona. Ntabwo yishyize hejuru, yaranzwe no guca bugufi iteka, kimwe mu bintu bitugora mu buzima bwa none. Icyo nacyo ni ihurizo muri iki gihe abantu bashaka ngo abantu babarebe buri mwanya. We yasize atwigisha ko igikwiriye umuntu ari uguca bugufi ariko kubaho neza. Uyu munsi rero twibuka amavuko ye, ntabwo twakwirengagiza
iyo miterere y'akataraboneka twazaniwe mu isi yacu. Icya nyuma nsorezaho, yari azi kubana n'Imana. Yesu yari azi kubana n'Imana. Ni muri we Imana n'umuntu babanye neza. Bityo ni nawe shuri rikuru ry'umubano w'umuntu n'Imana. Muri Kristo Yesu nimwo Imana n'umuntu babana neza uburyo bw'akataraboneka. Ubuzima turimo kwibuka bwavutse uyu munsi nibwo buzima ku kigero kidasanzwe bwabanye neza, bwahuje neza Imana n'umuntu. Uwo mubano uri mu mibano yagoranye kuva mbere ya Mbare na Mbariro. Na n'aya magingo ni umubano ukigoye. Ariko ubuzima turimo duceza uyu munsi cyangwa turimo duhimbaza nibwo buzima byakundiyemo ko umuntu n'Imana babana neza. Yesu atwigisha ko bishoboka kubwira Imana yego ubuzima bw'umuntu bwose. Muri we barabanye kandi birakunda. Ni umuntu wakundiye Imana maze barabana. Yesu Kristo ni we gushoboka k'umubano w'Imana n'umuntu. Ubuzima turimo tuvuga rero buradusigira ihurizo ndetse buracyaduhinyuza nanone, kubera ko benshi uko kubana kw'Imana n'umuntu gukomeje kutunanira. Ariko Kristo aratwereka yuko kubaho bishoboka kandi ko kubaho ari uko nyine kubana n'Imana. Kuri Noheli rero mureke twemere ihurizo ry'imibereho imeze itya. Imibanire y'umuntu n'Imana ihamye twerekwa na Kristo. Ibyo ubwabyo ni ihurizo. Ntabwo umuntu yasoza cyangwa yareba Noheli ngo yibagirwe iryo hurizo. Umuntu n'Imana kubana neza ni ikintu kidasanzwe kandi ni ikintu cyashobotse mu buzima bw'uwo turimo kuvuga. Ubuzima bwe bwose yize kubwira Imana yego, bityo atuma bishoboka ko Imana n'umuntu babana. Uyu munsi rero twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, mureke twibuke kandi twibaze ku ivuka rya Yesu. Imibereho ye nitubera indorerwamo. Ahangaha rero bavandimwe, ku munsi twizihiza ivuka ry'umwami Yesu, niho numva nkwiriye kuvugira nti mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Abafilipi 2:5. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima maze kuvuga n'imibereho yawo ni umutima benshi twifuza, ariko kandi twamaze gucika intege ko nta wawugira. Noheli iracyaduhinyuza. Ivuka rya Kristo iracyatubwira yuko ubuzima butameze nk'uko turimo kububaho. Benshi bamaze kwizera ko ibinyoma by'uko turimo kubaho ariyo mibereho isanzwe abantu bakwiye gukomeza. Ibyinshi murabizi ndetse bamwe turabizi ko ari twe twabizanye ko bitahozeho. Noheli rero ni ihurizo twakira kandi turimo gusabwa n'Imana kugira ngo dutekerezeho maze ridutere guhinduka duse na Yesu. Umenya amavuko no kubaho kwa Yesu akabimenya bya bindi byo kuba umwe nabyo, akabimenya neza, ntago ajya asigara uko ari. Ntawe umenya Noheli ngo asigare uko ari. Ntawe umenya ko Yesu yavutse ngo asigare uko ari, kubera ko amavuko ya Kristo iteka aramuhinyuza, akamwubakira urukiramende atangira kugenderaho. Reka rero nge nsoza nsabe nti ivuka rya Yesu niritubere twese ishuri ryo kubaho. Ivuka rya Yesu niriduhindure. Nimureke Noheli iduhindure
kurya kubaho kubaho kwacu, maze tubeho nk'abamenye ko Yesu yabayeho, tubeho nk'abamenye ko Yesu ariho, tubeho nk'abamenye ko azahoraho. Icyo kubaho neza ari cyo, umaze kumenya ko Yesu yabayeho kirahinduka. Ubu noneho dutangira kukirebera mu maso mashya. Kubaho si ukugwiza no kugira byinshi, kubaho ni ukubana neza n'Imana, ni ukubana neza n'abandi. Nitwibuka rero ivuka rye, mureke natwe uyu munsi dutahane ihurizo. Nimureke ubuzima bwa Kristo twemere buduhinyuze. Nimureke ubuzima bwa Kristo twemere ikibazo butubaza. Uyu munsi twibuka ivuka rye, nimureke twibaze tuti njyewe mbayeho gute? Ku munsi w'amavuko yacu twebwe bazatuvugaho iki? Ubuzima bwacu abantu nibatangira kubureba bazavuga ko bwaranzwe n'iki? Ese ku isabukuru yawe abantu bavuga iki? Ku isabukuru ya Kristo turibuka urukundo rwe rutagira akagero, tukibuka amahoro yazanye muri iyi si, we mwami w'amahoro, amahoro atagira uko asa, amahoro isi idatanga, amahoro ibikoresho by'isi igenda ihimbahimba bidatanga. Ayo mahoro we yarayazanye, ubuzima bwe turabubyibukira. Ubu turimo kwibuka, turibuka ko yazanye amahoro adasanzwe, amahoro y'umutima ndetse n'amahoro mu mubiri wacu. Kristo twibuka amavuko ye yaranzwe no kubabarira. Kristo twibuka amavuko ye yaranzwe no kwiyoroshya. Kristo twibuka ivuka rye yaranzwe no kubwira Imana yego ubutisubiraho. Wowe kuvuka kwawe bizavugwa iki? Wowe ubayeho gute? Noheri ni kubera ihurizo ryo kongera gukosora no kugorora imibereho yawe ugendeye ku rukiramende Kristo adusigira. Uyu Kristo twibuka ubuzima bwe bwaranzwe no kwitanga kudasanzwe. Wowe ubuzima bwawe burimo burarangwa n'iki? Bavandimwe, muri iri joro twibukamo ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, nibidutere kongera kugorora imibereho yacu. Nitwibuka ivuka rye tubazanye ngo ariko twe tubayeho dute? Ese nyuma y'ubu buzima, wowe ubuzima bwawe bazakuvugaho iki? Mbifurije kwakira Kristo mu mitima yacu nk'umukiza. Mbifurije kwakira Kristo mu mitima yacu nk'urugero rwo kubaho kandi umusumba bose mubariho. Mbifurije kwitegereza ubuzima bwe aha kuri iyi Noheri. Abafite imfashanyigisho z'ibishushanyo bicare bitegereze maze bakosore ubuzima bwabo. Nimureke twitegereze ukuvuka kwa Kristo bidutere gukosora ubuzima bwacu. Nidukora ibyo nta kabuza ubuzima bwacu buzazana bya byishimo isi yifuza ariko igikennye. Murakoze, mbifurije kuzagira iteraniro ryiza rya Noheri, iteraniro rizatuma duhinduka tukabaho ubuzima busa nk'uwo twibuka ivuka rye. Imana ibahe umugisha kandi ibahe kuzaramira kubona ibyiza bituruka mu kumenya ko Yesu yavutse ndetse no kumenya ko yabayeho, bityo natwe tukaba twabaho nk'uko yabitweretse. Twe kwemera guhinyuzwa n'ibindi byinshi bitubuza kwitegereza uru rugero, ahubwo dukomeze turangamire ubuzima bwe maze tubeho nk'uko yatwigishije. Murakoze.